ariko nimvuga ubuntu abatipe batagira ngo agira ubuntu nubwo hasi reka umugabo aje ashobora gusanga wenda njye nanjye nabishakaga bitewe n'ibyo ndimo urumva. Murakoze cyane abakurikiranye Agasaro TV. Uyu ni umwanya twabazanyemo umutumirwa mwiza cyane muramubona. Agasaro TV. Bakunzi ba Agasaro TV tubahaye ikaze muherereye impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe no tarayikora uyu namwe mwiza ngo yikore ubone ibiganiro byiza. Agasaro TV tukugezaho mwese mu bitekerezo byo mbiza muri comment murabigenzi kuri twe aho muherereye hose Imana umugisha. Suza cyane abantu bari i Burundi, Zambia no mu Bwongereza natwe turabakunda nkuko twagiye tubisabwa na benshi ndetse babakunzi bacu ko twabarangira Instagram yacu dukoresha. Wajya kuri Instagram ya Agasaro TV ukadufollowinga hanyuma ukabona ibiganiro byacu byose tugenda dukora. Umunsi tufite batumirwa harimo umumama umwe mwiza cyane ndetse n'umukobwa mwiza cyane uzwi nka Brenda ndetse na Rufonsina. Reka be Brenda yivuge izina rye bwite yiswe n'ababyeyi baramwibagiwe. Tubahaye ikaze. Amazina yanjye ni Simbi Siveta, kuri hina ni Sisi. Nuruka Nyamirambo kuri Cafe Nyakabanda. Ndi umukobwa abanzwi muri filime umuturanyi, nkina nitwa Brenda. Tayari Brenda ariranze abantu bamukundaga batazanataha Cafe ubwo nubona abashyitsi buri iminsi uratangira ngo nari so byivugiye se bazazi mwabahungu mwe abantu birirwa bambaza ngo Brenda ngo shani mwiza ngo waduhaye nimero saba aranjyana atuye mutangire. Ngeri Rufonsina amazina bwite y'ababyeyi ni uw'impundu Sandrine ndi umubyeyi ndubatse. Hanyuma ndashaka umbwire umuntu bita Brenda mubona gute mubanye gute? Mubona gute tubanye gute? Brenda cyambere ni inshuti yanjye. Inshuti yanjye bitari byo muri filime no muzima busanzwe ni inshuti yanjye. Kambyite ngo n'umunyamabanga wanjye. Ni wa muntu nyine ushobora gura n'ikibazo nkamwitabaza cyangwa naba ndi no mu bihe bishimishije hanezerwa uko nawe nabimusangiza. Ubu buryo rero mubona Brenda ni umukobwa mwiza cyane utuje ucecetse. Kompensoni zamwishe. Dore nuko nyine ari kwigira nyine abakobwa se nubaza ari kwiga bure uri kwiga none se uri guseka iki ndi kubeshya suzi ko aseka abantu bakagira badukurikiye bakagira ngo ndi kukubeshyira Ntabwo nsetsa ari urabibona. ceceka rero dukomeze umukino hano. Brenda nyine ni umukobwa utuje mu buzima busanzwe kuba atamuzi wenda Brenda ntago agira ibintu byinshi ntago avuga cyane kwa kundi ubona umuntu aratuje ku buryo ari ubwa mbere umubonye ushaka kugira ngo arirata kandi sikateye iyo umwegereye muravugana ariko utamwegereye Brenda aratuje. Ikindi muziho ni umukobwa ugira umutima mwiza agira impuhwe agira n'ubuntu. Ibyo navuga kuri Brenda ariko nimvuga ubuntu abatipe batagira ngo agira ubuntu nubwo hasi reka cyende kwivugira agira umutima ukunze wo gufasha. Nakareka by'abatipe shwe tagira ukundi kuno babyumva. Hanyuma Brenda umuntu witwa Rufonsina cyangwa se Sando bazina wanjye mubanye gute? Rufonsina mufata nk'inshuti yanjye tubwirana utubanga twinshi utubabaje udusekeje mbese ni byinshi namuvugaho ariko bike muri byo yabivuze ariko ni byinshi pe. Hari kosa yagukorera ntumubabare nirihe we yararimbwiye? Iryo yavuze njye ntago turyemeranya cyangwa se iryo yavuze irambwiye ati aramutse ntwaye umugabo ati uretse kwenda atabikora. Ntago nabikora kumutwara umugabo ntago nabikora ariko mu by'ukuri ndi umukobwa ndateretwa sintereta sibyo urumva. Umugabo aje ashobora gusanga wenda njye nanjye nabishakaga bitewe n'ibyo ndimo urumva ariko anyway kuba nabishakaga ariko ntago nabikora kabisa. Nanjye byanera isoni kujya numva yuko ndi kumwe n'umugabo w'inshuti yanjye ntago nabikora.
hanyuma ari umugabo ubizi ko ari umugabo atereka atari inshuti yawe byo mwakundana ubizi ko ari umugabo wubatse byaterwa impamvu ni iyi aba ari kumwe n'umugore we icyo kibazo kirakomeye okay ashobora kuba wenda yubatse bikomeye ariko ibyo ngibyo by'ingo ntabwo twabyinjiramo cyane Brenda we nuko wenda bimugoye kubisobanura ariko ari igihe umugabo agutereta ntiyemere yuko yubatse kandi deja ari umugabo abizi byo oya ntabwo wambajije ubizi ariko reka nkubwire mbizi ko ari umugabo hari abagabo batemera ko bubatse urugo ariko icyiza bagakuramo n'impeta ariko icyiza biba byiza iyo ashaka kubwira ati ndubatse bimeze gutya aho ngaho wenda mwakumvikana wumvishe nawe ukuntu aje sibyo ariko kuvuga ngo ushaka kumuhimbira reka nyine ari abagabo batari proud yuko nyine bubatse agakunda umubebi ajya kumutereta agakuramo nk'impeta cyangwa niyo yaba ataranasezeranye agera imbere y'umukobwa akavuga ati reka ku buryo wa muntu mujya no kubonana akiyaranje akakujyana no mu ntara kugira kwemeze yuko atubatse nyine akagushimisha bishoboka byose babaho kandi ugasanga n'umubebi wenda arakwemeye atarishimiye yuko asenyera undi mugenzi we noneho yazabimenya nyuma akicuza ibyo bibaho cyane gukundana n'umugabo wubatse kandi utari ubizi ukazicuza nyuma hanyuma iyi saha twicaranye n'umuntu wita Brenda inshuti ya Rufonsina rwose reba ukuntu ahita akoreba uyu munsi Bre ni cyo kintu kigutunguye ku muntu wita Sandu umurebye reka mbere nako kuri Rufonsina ni cyo kintu cyagutunguye kuri Brenda ukimubona ntabwo nari mweruka kuri ukuntu nanagikumbuye nari uzi ikintu kintunguye kandi kinanshimishije Brenda aba yakamaniki none hari kuri tayi umva nicyo kintu cya mbere Brenda nagakunda kubyibuha arabyanga none turabembona yagiye kuri tayi you look good ikindi kuntu namubonye yaje yitwaye uyu mukobwa ni icyamamare zanunguye nabyo Shabre Imana nyamara kugiriye neza muri iyi lockdown byaciyemo ntiwambwira kandi ngo ni inshuti yanjye Imana ikubabarire oya nawe izakugirira neza oya bizira ku gihe burya isaha y'Imana itaragera ubu gitegereje reka nihangane hanyuma Brenda turaganira wenda no mu buzima busanzwe ati nta boyfriend ngira ntabwo ndabitangaza pe ariko igihe nikigera nzababwira oya igihe nikigera nzababwira ubwo ushatse kumbwira yuko mufite cyangwa se namufite ntose kuvuze ngo nzabifatanya n'iki ngiki cy'umunsi sibyo Rufonsina uzabifatanya ariko ntabwo ibyo ndabitangaza ko mufite cyangwa se ntamufite cy'ubushize ntaribe cy'ubushize nta hantu ndabivuga ibyo bintu Rufonsina oya ntabwo agusubije yakubajije reka nigire umunyamakuru mumbabarire sorry gato twino wanjye yakubajije ngo eske twino wanjye Sandrine nyine yakubajije ngo ese Bre ufite umukunzi cyangwa nawe ufite nicyo kintu ashaka kumusubiza yes or no no comment akira ababyeyi no comment ko nacyo ni igisubizo ndumva sisi rwose uyu munsi twamwihorera hanyuma akira mubaza ibibazo ushaka kumumenyaho gihe ubu ntabwo njye kumubaza nk'inshuti ye mu buzima busanzwe nk'umuntu utamuzi murakoze cyane abakurikiranye Agasaro TV uyu ni umwanya twabazanyemo umutumirwa mwiza cyane muramubona ni umukobwa w'icyamamare abenshi mumuzi mu muturanyi akina yitwa Brenda ubu rero hari byinshi bari mumaze iminsi mutwandikira mutubwira ngo tuzamubazane dore namuzanye ngiye kumubabariza ibintu mutamuziho Bre amakuru yawe ni meza
ko mbona usa neza n'icyo uri gukoresha muri iyi minsi? nk'ibisanzwe. Ibisanzwe bisobanuye iki? Ni komora. Ni byiza cyane, uri umukobwa mwiza, ugaragara neza. Ese Bre, ufite imyaka ingahe? Ndi mukuru bihagije, ntabwo imyaka ni ngombwa. Bihagije kuvuga ngo uri mukuru bihagije gute? Ushobora kuvuga ndi hejuru ya 25 cyangwa 30. Mbese wenda nago tukubwiye ngo yivuge neza, uvuge wenda ngo mfite wenda urugero nka 30. Vuga ati wenda ndi munsi ya 25 cyangwa ndi hejuru yayo. Oya, imyaka ni imibare. Ariko iba ari umwe utarakura, wakura ikaba ibiri. Imyaka ni imibare. None se Bre, wenda irinde kutubwira imyaka waba ufite, uri kumva? Tubwire igihe mu mwaka wavutsemo. Reka tubwire. Nkubwiye imyaka navutsemo wamenya imyaka mfite. None se Bre, byose ni kimwe. uramvumbuye. None se uri umwana wa kangahe iwanyu? Wa 10. Ngo uri umwana wa 10? Okay. Icyo kibazo ndumva twagisimbuka. Nari nkwaje ngo uruwakanga. Okay, muri abana bangahe? Sha turi benshi ariko umubare ntago nawuvuga. Gusa turi benshi turihagije. Urifashe. None se kuri kugora abadukurikiranye? Oye, sibyo. Okay, ndi kukubaza ibintu bikubangamiye. Urifuza ko tukubaza kubijyanye n'icyumva wadusubiza? Ongera umbaze ikindi kiterekeranye n'icyo. Ese Bre, weho wenda kubijyanye n'umukunzi ndabizi ni wabivuga, urumva ku bushake bwawe ko ndabizi uri umukobwa mwiza, urateretwa, hari benshi bifuza ko mwabana, uba wumva uteganya nko kuzarwubaka mu gihe kingana ute? Sha nk'uyu mwaka bikunze cyangwa uzaza. Bisobanuye ko Brenda nagazarenza imyaka 2. Oya. Nshobora kuyirenza. Ariko igihe Imana yapanze ntago cyarenga uko biri kose. Kuri nge nkanjye nk'umuntu mba numva igihe mbishakiye byaba, ariko bidakunze kubera ubushake bw'Imana ntago nahatiriza. Okay, Bre, tuzi yuko ukina filme, abenshi bakoze mu muturanyi, hari n'abagiye bakona muri Citymed, ukinana ndakeka na Nike, uri umukunzi wa Nike. Eske Bre, iyi career yawe urimo, uyu mwuga wawe uba ubona mu gihe runaka urifuza kuzagera nko mu myaka 5, uri kwibona he? Hano ndi kwibona ndabona hadasanzwe kabisa. Ndi kwakorera ku buryo hazaza nanjye ubwanjye hazanungura. Uzaba uri icyamamare. Ntabwo ari ibyo mvuze. Nimvuze ko hazanungura nanjye ubwanjye kuko ndabona bizaba bikaze kabisa. Okay, Brenda ni ryari aba yumva ko yambaye neza? Nuwuhe mwenda ugushimisha? Ababebi bambara amapantaro, amakabutura, amakanzu, ni ryari yo wambaye uvuga kabisa hano ndi correct? Igihe nambaye nikwije. Agurya nyine nkuko nambaye kabisa. Watwishe mbese muri make? Oya, ntago nabisha ariko kuri ngewe ndumva nishe kuko ndikwije nkuko mba mbishaka, uko mba mbyumva, mbese nta kintu na kimwe cyambangamiye bitewe nuko nambaye. Okay, urakoze cyane Bre. Wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Urakoze cyane, vice versa nawe nakubaza ibibazo byose ashaka kukubaza. Mubaze. Kubaza ko bigoye. Ese mu by'ukuri ni cyo kintu cyaguteye agahinda ukumva warira, ukumva mbese wagira amahoro arukuriza? Ibintu se byane kurira ko ari byinshi Bre. Mu buzima ko umuntu ahura n'ibintu byinshi, ariko hari igihe umuntu arira amarira y'ibyishimo, hari n'igihe urira nyina y'agahinda koko. Sinzi rero icyo mbajije muri ibyo, niba hari ikintu wenda cyaba cyarambayeho nkarizwa nuko nishimye bindenze cyangwa nkarizwa nuko mbabaye. Wansobanurira muri ibyo bibiri, ibyishimo no kubabara, ayo marira? Urabona hari igihe umuntu agukorera ikintu cyiza bikakurenga, wenda utanakimukekagaho, bikakurenga pe, kubyakira bikakunanira ukarira. Icyo gihe iyo urize ntabwo uburize kuko ubabaye, uburize kuko ibintu bikurenze bigushimishije. Hari n'igihe rero ibintu bikubaho ari ibyago
ukumva kugira uruhuke muri weho uraturika ukarira iyo utabonye wenda ubiganiriza ngo uruhuke. Usibye ko ngewe niyo uzabishunga iyo ndi kukubwira ibintu byambabaje mba numva nduhutse. Iyo mbikubwiye mba nduhutse, ariko iyo ntabikubwiye nkumva none sinshaka no kubikubwira ndiherera nkarira nkumva ndaruhutse muri ngewe. Tumeze kimwe kabisa. Mu buzima buriya iyo udafite umuntu ubwira ibibazo byawe, ubwira buri kimwe cyose birababaza, ariko byibuze iyo umufite urabimubwira ukumva uraruhutse, ariko iyo utamufite urarira ukumva birashize. Tumeze kimwe. Hanyuma watangiye sinema ryari? Kuko ntabyo uzi n'abadukurikiye n'ukuntu nkunda kubivuga 2009. Niki cyakugoye muri uru rugendo rwose umaze kuva 2009 kugera 2021? Ikintu cyangoye rero nta n'uwo kitagora ni ukwitabira amakasitingi, ukajya gukora casting ugataha uvuga ati kabisa namenaguye. Niyo wagiye gukora examen uzi ko wamenaguye, basohora billet ukabona rwose nta n'ikintu wigeze ukora, cyangwa baguhereza amanota ukavuga se koko byagenze gute. Rero no muri casting nuko byagendaga. Ikintu cyangoye n'ubu nzi ko kigora n'abantu bari kwinjira mu sinema, kwitabira amakasitingi ugakora bakanakubwira ati rwose byaciyemo, bakakubwira ati tuzaguhamagara, siga nimero yawe, ukazategereza ugaheba. Noneho akarusha kugira bakwemeze filime mujya muri casting muzi izina ryayo, kugira bakwemeze ukazabona yarasohotse utazi n'igihe yakorewe. Icyo kintu kiragorana cyane. Rero bura udafite kwihangana ndakeka utakomeza kurwana n'ibintu bya sinema wabihagarika. Icyo kintu cyangoye. Okay. Hanyuma ni iki kuri ubu ngubu bitewe naho wageze wungutse kuva aho wahereye ndetse naho ubugeze ubu? Icyo nungutse deja kuba ndi muri projet nziza ni ikintu nungutse, kubera ko projet nubwo haba amafilme ntago ari kuri level zimwe, nibibaho nago mbyemera. Filme zose zisohoka mu Rwanda si uko zikora neza, nta nubwo mbapfobeje mutanyumva nabi, ariko filme ziba zifite standard zigezero bitandukanye. Icyo rero nshima Imana nahereye hasi, ariko uko ugenda ugaragaza icyo wifitemo impano yawe, hari umuproducer runaka cyangwa umudirector runaka uvuga ati buriya muntu ndamutse muformye nkamufata akaboko yagera ahantu kuri. Icyo nshima Imana rero nuko hari level maze kugeraho, hari projet nziza zinakunzwe mu Rwanda, mba mbona ko ndimo, cyangwa se nizo ntarajya mufite gahunda kuzajyamo. Byiza cyane. Hanyuma ubu ngubu hari imbogamizi waba uhura nazo utigeze uhura nazo kuva aho wahereye, cyangwa se zishobora kuba zaraje ubu ngubu utangiye kumenyekana? Ntabwo zabura, cyane cyane yuko iyo umuntu amaze kumenya ko uri Rufonsina, cyangwa se abantu bamaze kukumenya, hari ubuzima bwawe burahinduka. Urabona niba naragendaga nko muri karitsiye ngigura ka mitiyu k'ibishyimbo, ubu ntiwatinyuka kukagura. Usibye ko ngiye sinabura no kukagura, ntabwo nakwiyemera ngo njye kuburara ngo nuko ngo ndi Rufonsina. Ubwo ni urugero nari ngwaye kugira byumvikane. Hari ibintu ntabasha gukora ubu kuko banzi nka Rufonsina nyine, nanga ko izina ryanjye narisiga icyasha. Ubuzima burahinduka cyane, ariko biba bisaba ngo witwararike mu bantu, ntuze gutesha izina ryawe agaciro nk'uko bakuzi. Ese mu by'ukuri uba wumva izina ryawe ubu ngubu ukoresha ryarageze kure hangana iki? Ntabwo navuga ngo ryageze kure hashoboka numva byahagarariraho, kuko buri munsi umuntu yifuza yuko yatera intambwe. Umuntu yifuza guhora yiyungura ubumenyi burenze kubwo yari afite. So izina mfite ndifite kuko hari projet runaka mu nzimo mbasha gukora. Ubu rero hashobora no kuza irindi rirenze iryo. Niyo mpamvu rero nkwiye gukora cyane kugira rya zina ryanjye ryabanje gutuma abantu bamenya rizahoreho. Icyo nta kindi bisobanura gukomeza gukora ibyiza, nkabagezaho ibikorwa byiza, nkitwara neza. Ikibazo cya nyuma ndetse tunasoza, wumva umuturanyi warakugejeje nko ku nzozi zawe ahangana gute? Cyane ubivuze neza ngo nko ku nzozi zanjye. Urumva kuba umaze, nakubwiye ko ninjiye muri sinema 2009, ni imyaka irenze 10. Ni imyaka myinshi, kandi iyo myaka yose narakoraga.
nta muntu warunzi ndakeka nawe tumenyanye muri 2020 urumva ko navuga ko umuturanyi ari umuturanyi filime y'umuturanyi yamfashije kugera ku nzozi zanjye gusa nubwo bitaraba 100% ariko navuga ko umuturanyi niyo fondation y'ibyanjye byiza byose nge ubundi kubona ndi kwinjiramo kuko filime y'umuturanyi nge nyifata nka filime Imana yanyujijemo umugisha wanjye ni projet ntabasha gusobanura ifite uruhare runini ku buzima bwanjye ubu aho ngeze hamwe n'Imana ndayubaha cyane biragoranye sinzi uburyo nasobanura filime y'umuturanyi ariko barangira gutya nawe urabizi ariko uri kwigiza nkana cyakoze ngende kukubaza nk'umunyamakuru ntago mba mbizi okay urakoze cyane ndetse wakoze kwitabira ubutumire bwacu basaba gukomeza gukurikirana Agasaro TV mukora subscribe wakoze cyane umutumirwa wacu hanyuma sisi ngereka nkwibariza akabazo mbere yuko dusoza n'ikiganiro hari umuntu w'umuturanyi mwaba mukundana nawe uranyanga oya navuga w'umuhungu kuko nigeze kubona hari umuntu bari mu rukundo na Brenda niyo mpamvu nari mubaje icyo kibazo ariko muzabikate ntabwo umuntu aba yemerewe guhaguruka ngo ajye kwiherera iyo ari mu kiganiro se ko munseka bagashyiremo oya rata ujya muzagakate mutazaneza abanyarwanda ariko nyine nshaka kwihagarika none se murabikatinga ndakabyasiki nose nipfire Gasaro TV.